abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe bitega iki bazabona muri iki gitaramo cya RIFI Entertainment? Bitegura udushya kandi ikindi hari abantu benshi batari bambona cyangwa se tutari twahura, nanjye ndifuza guhura n'abafana banjye noneho turi kurebana neza. Yego. Okay, CHIBOO urakoze cyane. Cyane my brother. Nizere ko tuzaba turi kumwe muri iki gitaramo. We turabatamo. Nge ndi ready nk'ibisanzwe, ndi tayari, muzaze muri benshi, bafitiye ibikorwa byinshi, bafitiye ama surprise menshi, koloba tuzayikoloba ewan. Kenny Edwin koloba bayitegure ryari rasoka ryari? Nago ndatangaza igihe cyo kuyisohorera, ariko abantu bazaza mu gitaramo cya RIFI Fashion Desk nzayiririmbamo. Ubu ufite indirimbo zingahe we brad? Kigali vibe kugeza akanya mfite indirimbo 15. Bro, indirimbo 15. Baziyo twarapakaje ingoma 15, ariko Kigali ngo nago baramenya muzemera ryari. Muzemera twapfe maji niba bizi bafite niti kubakunda batazibatera amapipi siringe sinzi bisaba gafema bagenge batazibaheza yoda Kigali nahuye na shi NF isi yose ni lenge ibindi ndinari kuza nkura mwipiri nkirinda baji gra papa. Salut people, nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe. Aha ni kuri TV muri kumwe n'umuhungu wanyu baza Deni. Akakanya turi kuri Infinity Hotel, ahantu hateguriwe press conference y'igitaramo cya RIFI Entertainment. Ndi kumwe n'umusore wanyu CHIBOO mukunda cyane. CHIBOO karibu cyane. Murakoze cyane. CHIBOO nizere ko meze neza. Meze neza kabisa. CHIBOO ndaza kugaruka ku ndirimbo zawe ugenda ukora umunsi ku munsi bakunda cyane, abantu benshi bakunda, ariko ndaza kugaruka ku iki gitaramo ugiye kwitabira. Gishobora nk'uko watubwiye ko ari igitaramo cya mbere ugiye kwitabira kuva watangira urugendo rwa kariyeri, nibyo? Oya ntago ari byo. Okay, CHIBOO nk'igitaramo cyawe cya mbere ugiye kwitabira, nihe nyota ufitiye abanyarwanda, cyangwa niki ushaka kugaragariza abanyarwanda ku gitaramo cyawe cya mbere ugiye kwitabira? Ntago ari igitaramo cya mbere, ahubwo ni igitaramo wenda umuntu agiyemo hari ukuntu abantu batangiye kumuha amatwi mo gake gake, ariko ubusanzwe ndaperforminga mu makwe, ariko mfite inyota yo kuhakora cyane kandi nkakora neza. Abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe bitega iki bazabona muri iki gitaramo cya RIFI Entertainment? Bitegura udushya kandi ikindi hari abantu benshi batari bambona cyangwa se tutari twahura, nanjye ndifuza guhura n'abafana banjye noneho turi kurebana neza. Yego. Okay, CHIBOO urakoze cyane. Cyane my brother. Nizere ko tuzaba turi kumwe muri iki gitaramo. We turabatamo. CHIBOO urakoze, bakunzi ba TV murakoze cyane. Uyu ni CHIBOO, ni umwe mu bantu bazitabira kino gitaramo ndetse bazaperforminga muri iki gitaramo. Ndi kumwe nawe, ndaza kwakira n'abandi bantu bazagenda bakora muri iki gitaramo. Ni kuri TV nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu baza Deni. CHIBOO, merci beaucoup. Okay, nababwiye ko nkomeza kugenda nakira abantu tuzabana muri iki gitaramo cya RIFI Fashion. Akakanya rero ndi kumwe na Kenny Edwin. Kenny Edwin karibu cyane kuri TV mu rugo, murakoze kumikaze. Okay, turi kumwe na Kenny Edwin rero nk'umuhanzi umwe mu bazitabira iki gitaramo ndetse mu bazabasha guperforminga muri iki gitaramo. Kenny Edwin natangira mubaza, Kenny Edwin bimeze bite? Ni fresh, ndashima Imana, meze neza, inajoro nakari nyinshi. Kenny Edwin ufite swaga kabisa, ufite swaga, urasa neza byatanye. Merci beaucoup. Watubwira ko ndi kubona wambaye umupira wanditseho company, ni iki byinshi nyuma ku iyi company? Flessier Auto Spare Parts. Flessier Auto Spare Parts ni company dukorana nayo, dufasha zira motoka za Kia kuzihindurira ibikoresho. Hari abantu bagiye bagira ibibazo by'uko babura ibyuma bisimbura mu modoka zabo. Rero Flessier Auto Spare Parts ni igisubizo, batwandikira ku mbuga zacu tukabafasha n'ibindi byinshi tukababwira. Yani Flessier Auto Spare Parts. Okay, nyuma yo kugakontra Kenny, reka tugaruka kuri iki gitaramo. Iki gitaramo cyiteguranye izihe mbaraga? Ni iki kintu wakwizeza abakunzi bawe cyangwa abantu bakumenyereye mu bitaramo muri rusange? Rakoze, abakunzi banjye rero murabizi kabisa, mbona ndi ready rero muri kino gitaramo cya RIFI Fashion Desk Edition 2. Nge ndi ready nk'ibisanzwe, ndi tayari, muzaze muri benshi, bafitiye ibikorwa byinshi, bafitiye ama surprise menshi, koloba tuzayikoloba ewan. Kenny Edwin koloba bayitegure ryari rasoka ryari? Nago ndatangaza igihe cyo kuyisohorera, ariko abantu bazaza mu gitaramo cya RIFI Fashion Desk nzayiririmbamo. Yeah. Kenny Edwin urakoze cyane. Nizere ko mwiteguye. Kenny Edwin ni umuhanzi umenyereye ku ma stage ndetse ukora ama stage bya fresh, ni umuhanzi uririmba neza mwakiteze.
ndabararikira kuzitabira kino gitaramo mu by'ukuri. Kenny Edwin urakoze cyane. namwe murakoze. Nababwiye rero ndakomeza nakira abantu bazitabira kino gitaramo ndetse bazaperforminga muri iki gitaramo. Aka kanya ndi kumwe n'umugabo aratangira kwibwira. Witwa nde? Yanitwa Francis Rugema. Francis Rugema, karibu cyane kuri Rodi TV. Murakoze namwe. Ikaze cyane kabisa. Francis Rugema uri umwe mu bantu bazabasha kugaragara kuri stage y'iki gitaramo ku itariki 21. Ni iki kintu uzaba uje kwereka abanyarwanda cyane iki kintu uzaba uje kwereka abantu bazabitabiriye kira gitaramo? Mbere na mbere ikintu cya mbere kibanze nabanje gutegura no gushaka ibisubizo ku bibazo byugarije societe nyarwanda ndetse n'isi. Ibyo rero akaba ari byo by'ingenzi tuzibandaho ndetse kandi ibyo tukabishingira ku gitabo cyitwa inzitane biteguyemo zubakiye no ku byiciro bitandukanye, ariko iby'ingenzi nuko harimo ubuzima, iterambere, imibanire myiza ndetse n'umuco. Francis Rugema, twabonye igitabo cyawe cyitwa Inzitane z'umuryango. cyaba ari igitabo cyawe cya mbere cyangwa usanzwe wandika ibitabo muri rusange? Ufite ibitabo bingahe kugeza ubu? Icyo nicyo gitabo cya mbere cy'ibanze, ariko nteganya no kwandika ibindi. Nimba ari cyo gitabo cyawe cya mbere cy'ibanze bivuze ngo ni igitabo witeguye ukacyitondera ndetse ukagitegura igihe kirekire. Francis Rugema, ni iki kintu wakwizeza abantu cyangwa se wararikira kuzasoma muri iki gitabo abantu bazabasha kukigura? Yego, icyo nshingiye cyane ku mitegurire yacyo n'ibisubizo twagiteguyemo, ndatekereza ko abazabasha kugikurikirana kizabanyura bitewe n'ibisubizo bigikubiyemo, ibyo kandi tukabishingiraho mu rwego rw'umuco n'iterambere ryubatse kuri societe ngari. Ese Francis, iki gitabo kugeza ubu cyaba kiri ku isoko cyangwa ntabwo kiragera ku isoko? Iki gitabo ntabwo kiragera ku isoko, ariko turategura neza ko umunsi twitegura kukimurika muri event tuzagaragaza neza igiciro cy'iki gitabo n'uburyo kigomba kujya ku isoko ndetse n'isoko kigomba kugaragaraho. Bakunzi ba Rodi TV rero murumva muzamuhishiwe byinshi muri iki gitaramo cya RIFI Dance and Fashion Show kizaba ku itariki 21 z'uku kwezi. Muzitabire kandi nyine muzabona ibintu byinshi cyane. Uyu ni umugabo uzagaragaza igitabo cye, abantu bakunda gusoma, abantu bakunda ibintu by'ubwenge, ndetse iki gitabo yatubwiye ko ari igitabo buri muntu wari wese yagasomye, gifite icyo gihuriye n'iterambere n'imibanire n'iterambere n'umuco muri rusange. Rero ndagira ngo muzitabire, abantu bakunda gusoma baje kumenya iki gitabo mwagisanga ndetse munakigure kuri uwo munsi mugisome kabisa. Francis urakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Nizere ko tuzaba turi kumwe. Yego, kandi nishimiye kubura namwe. Murakoze cyane. Sawa. Kontura nyumva neza, si ngombwa ko ngenza abona aribi. Fa kuba abajene bari muto. Nabwiye kandi uyu munsi nkuko nabibabwiye ndaza gukomeza mbereka abantu twahuriye ahangaha, mbereka abantu bazitabira iki gitaramo. Kakanya ndi kumwe n'abajene babiri bazwi nka Kigali Vibe. Mumeze mute brad? Shani fresh kabisa bro. Kuba kwita ngo iki wese? Kingway official. Kingway official. Wewe kwita ngo iki bro? Je wanta Trax Yannick, Kigali Vibe influencers CEO. Nuko mwabyumvishe n'aba influencers, ariko nyuma yuko ari n'aba influencer harimo umujene wambwiye ko nari n'umusani kabisa, gushaka kuturirimbira yabica kabisa. Ndaza kumwakira kugira ngo aturirimbire. Ariko se mwiteguye gutereka mbabaze kuri iki gitaramo, mwiteguye gute kino gitaramo? Iki gitaramo cyiteguye fresh, nza performinga, nzaririmba, abantu bazaze, nzaba mubazataramira, amapiano, drill, anytime nuko bapakaza tubaboatarazi. Mwabyumvishe kabisa, hari vibe iteye ubwoba cyane, azaba hari vibe imeze neza cyane. Umujene uzakora kise n'icyo kintu uzamurika kuri ino tariki ya 21. Ngize icyo ngosora ku byo warutubajijeho. Uyu ni Kigali Vibe, akana umwe influencer. Gusa dufitanye ingoma, abantu bazi kujya no kuri YouTube bayita amaninja. Amaninja. Ngo amaninja nimwe mu ngoma za performingirwa muri iki gitaramo. Ikaba nimwe mu ngoma imana bategereje kabisa. Twizeye neza ko dufite kuzayiperforminga fresh, mu ngoma dufite kuzaperforminga, mu ngoma tuzaperforminga neza. Uyu niwe Kigali Vibe influencer, nje nk'abandi umuhanzi uri kuzamuka. Amazina ni Kingway nkuko nayababwiye. Iki gitaramo rero nabonye ko gishaka kuzaba igitaramo kidasanzwe, n'abanyarwanda babyumve kuko kirimo abantu bafite ubwenge, kirimo urubyiruko bafite ubushake, n'imbaraga kabisa n'ubushobozi. Rero abanyarwanda icyo nababwira ati ni muze
mukaminge dukubite kabisa papa. abona abakunzi ba Rodi TV rero bakunzi ba Bazadeni mwabyumvishe mugomba kuzitabira kandi mukahagerera igihe kabisa hazaba hari udushya twinshi hazaba hari abasani benshi hazaba hari abana bafite impano nyinshi ndetse mukeneye kubona mukeneye kumurikirwa kugeza umufitanye indirimbo zingahe Ya dufitanye indirimbo imwe nje na Kigali Vibe ariko afitewe indirimbo nyinshi. Kigali Vibe afite indirimbo nyinshi n'ibikorwa byinshi yagiye akora ubu kumureba gutya n'umuntu uza mu promoter. Reka mwegere yivugire Kigali Vibe kugeza ubu ufite indirimbo zingahe we brad Kigali Vibe kugeza akanya mfite indirimbo 15. bro indirimbo 15 Baziyo twarapakaje ingoma 15 ariko Kigali ngo nago baramenya muzemera ryari muzemera twapfuye twaje tubatsemo mbanze mbakarage mwemere ndetse mbatsemo Maji niba bizi bafite niti kubakunda batazibatera amapipi siringe sinzi bisaba gafema bagenge batazibaheza yoda Kigali nahuye na shi NF isi yose ni denge ibindi ndinari kuza nkura mwibiri nkirinda baji kra papa Kigali Vibe mwabyumvishe rero azabica cyane n'umuraperi mwiza cyane kabisa Kigali Vibe ufite indirimbo 10 zose niza wenyine cyangwa harimo n'andi makurabos watubwiye ko uyu nguyu mufitanye indirimbo haba hari andi makurab ufite ubundi Kigali Vibe asa nkaho mfite page nini kuri Instagram ahandi nanjye ndacyashakisha ubwo ni ukuvuga muri bike mfite nka management ngiye mu izina mfite mfata abajama bakizamuka nkagenda mbahereza korabo nanjye ariko mfite izanjye ku ruhande baziyo hari ingoma dufitanye zimaze imyaka 3 abantu niba ufitanye indirimbo naziyo twanga iki bro bayita cyaba iri kuri YouTube channel yitwa ngo iki kugira ngo abanyarwanda nyine bayirebe bayumve kabisa ya iri kuri YouTube channel yitwa Tracks Yannick Tracks Yannick indirimbo zawe muri rusange abanyarwanda cyangwa se abakunzi bawe cyase abantu bakunda umuziki muri rusange bazisangaye kugira ngo bumve impano yawe ahantu bazisanga duce ku rubuga rwa Instagram ni Kigali Vibe Influencers hanyuma Facebook ni Tracks Yannick YouTube ni Tracks Yannick Twitter ni Tracks Yannick ubundi hagashya tukaba ewana nizere ko muzitabira rero ni Bazadeni nk'ibisanzwe muri kumwe na Rodi TV abajeni murakoze cyane kandi nizere ko turi kumwe ku itariki 21 hamwe n'abanyarwanda bose ewana ciao kabisa